numvaga urupfu rwanjye rwageze, nubwo nari niyemeje gukorera Satani, numva kandi nta kintu mfite cyo kwicuza, nta n'impamvu yo gusubira inyuma nari mfite. Urupfu rwanjye nibwo rwari rugiye gutangira. Iki ni igice cya 10 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Sedirike buca hano kuri Shariph TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Shariph TV, kanda subscribe, sharinga bagenzi bawe, ndetse reka dukomezanye n'ubu buhamya. Mbahaye ikaze. Natangiye kongera kubura amahoro. Ikuzimu bari barambeshye bambwira ngo nimba pasiteri w'ikinyoma nzagira amahoro, ariko njye nabuze amahoro burundu. Nakomeje kujya njya mu materaniro. Nari nzi ko amateraniro ngiyemo ngiye kuyobya abantu nkigendera, ariko naratunguwe cyane n'ibyahabereye. Nyicaye imbere natangiye kureba mu bantu, nkabona ubuzima bw'inzirakarengane nishe, ndetse nkabona n'imfura yanjye nihekuye. Nabona akana kose nkabona ari ka kana kanjye. Umwana wanjye n'uburyo namwishe, nkumva n'ubu mbuze amahoro, agahinda kakanyegura. Natangiye kubura amahoro mu buzima. Nari numva ko ngiye kwidegembya, ariko siko byagenze. Umwana wanjye nari naramwihekuriye, ni njye wamwikatiye ijosi. Ibiganza byanjye narabitekerezaga, nkabona amaraso y'umwana wanjye aracyabirimo. Narebaga inzirakarengane nishe zose, nkumva biranshanze. Abo nateje impanuka nabo nkumva birandengushye. Buri hantu hose nacaga nahitaga mbona uwo nishe, bakajya bampamagara ati Sedirike, Sedirike watwiciye iki? Sedirike, Sedirike watwiciye iki? Nakomeje kubura amahoro mu buzima bwanjye. Abantu bose nishe bari batangiye kujya bangaruka mu maso. Naba ndi mu materaniro bakongera bakangaruka mu maso, nkamera nk'umusazi nkasohoka. Nasubiye ikuzimu, mbabwira ko ikibazo cyanjye kitakemutse, ko nsigaye mbona n'abantu nishe, nkongera no kubabona no mu materaniro. Ikuzimu barambwira ati kugira ibyo bibazo byawe bikire, nuko ugomba kwica mama wawe. Mama wanjye naramukundaga cyane, ntabwo numvaga namwica, kandi numvaga amaze gukora amabi akabije. Umwana wanjye kwibabarira byari byanze. Natekereza ukuntu mama wanjye bizagenda, nkumva biranyendenze. Nari maze kugira amafaranga menshi, ariko amahoro yo yari yarabuze. Nahise ndeka umurimo wa Satani. Ibintu byo kuyobya abantu nabiretse, kuko nabonye ko nta mahoro bimpa. Satani yabonye ko namusuzuguye, yafata mbirigi banjyana ikuzimu kumpana. Barantoteje cyane, banjobaguraga ibyuma ndetse n'amacumu, inzara bazikuragamo nkababara cyane, ariko nta muntu nari mfite wo gutabariza. Nari ndi kubabazwa n'abagore babiri ndetse n'umugabo umwe. Banteraga amabuye, bakamvuye amaraso, ndetse bagakora ibishoboka byose ngo bitume nicuza. Ariko ngewe Satani nari narangije kumva ko ari ikinyoma. Twari twarasezeranye ko azampa amahoro, nanjye nkamukorera neza, ariko amahoro nari narayabuze, kuko nari ntangiye kujya mbona abo nishe. Numva ko Satani kumukorera nawe ari kumbeshya. Niho natangiye kumushidikanyaho. Ariko aba bari kumpana bo bari bampanye cyane. Bankubitaga amasaha agera muri 18, bankubitaga inkoni zo munsi y'ikibuno ahagana mu ntege, bikagera naho hose huzuriye ibyimba ndetse n'amaraso akanyara. Nubwo nayo ndi umusore, ariko narabuze uburyo nabikura. Abo bantu bari bafite imbaraga nyinshi cyane. Ni amadayimoni yambabazaga yambaye ubusa, ndetse atanafite n'impuhwe na gake.
yakomeje kumbabaza cyane, ariko njye nta yandi mahitamo nari mfite kuko nari ntangiye kubona ko Satani nawe abeshya ari ikinyoma. Numvaga Satani ari umunyakuri kandi nari niyemeje kumukorera, ariko yari ari kuntegeka ibintu bikomeye, nkatekereza ibintu byose nanyuzemo kubera we, nkumva birancanze. Ariko kumbwira ngo nice mama wanjye kugira ngo mbone amahoro, kandi mbere yari yarambwiye ngo ninzaba umupasiteri nkajya namamaza ubusambanyi nzagira amahoro. Nese numva ko Satani nawe yivuguruza. Burya biringiye Satani bose azabatenguha rwose nta nkomyi, nk'uko nanjye yantengushye. Natangiye kumva ariko nsaba ibintu bikomeye cyane, kandi yari yampitishijemo nkahitamo kuba umupasiteri w'ikinyoma kugira ngo byibuze mukorere akazi kiwe. Narababazwaga cyane nkatekereza ibintu byose yankoreye, nuko bakomeje kunkubita n'inkoni zo mu bitugu. Bankubise inkoni zo mu bitugu nyinshi bigira naho ncika imbaraga, guhagarara byo byari byanze, bamvuyeho nabaye indembe. Nuko haje abagabo babiri baranterura banjyana mu gisare cyari kirimo abantu benshi cyane. Nuko batangira kumvugira hati uyu yadusuzuguye ndetse nta nubwo yumvisha amategeko yacu. Ahangaha ukora ibyo twagutegetse ntabwo tukaguha icyo wadusabye. Nahise numva rwose nta kintu nari mfite cyo kuvuga, nari nabuze n'imbaraga zihagarara, mbese nari imeze nk'umurambo wigendera. Bari kwereka abantu mu iteraniro ry'ikuzimu, bose barandebaga nkabona nta n'umfitiye impuhwe, ahubwo bose bari kunyita ikigoryi ndetse bakantuka nabi cyane. Numvishe nsuzuguritse cyane, kandi bari barampaye amadayimoni yo kuyobora. Bahise banayanyaka, barambwira ati ubutunzi bwawe tugiye kubusubirana, ndetse niwongera gukora neza tuzongera tubuguhe kandi tuburenzeho. Manza wiyiteho kandi witekerezeho. Nuko nasubiye ku isi, nasanze inganda zanjye zose zahiye, abakozi banjye bose bari bagiye, bose baje kunyishyuza ngo mbarimo amadeni, kandi bose nabishyuraga neza. Batangiye kundega mu nkiko, kuri konti yanjye nta n'amafaranga yari ariho. Natangiye kuba umuntu uciriritse cyane. Ku isi nagize mburaho n'ibyo kurya, nigira inama yo kujya mu rugo, nsanga na papa na mama bose bariyimukiye, nta n'ahantu nzi nababariza. Telefone nari mfite nayo biba irengero ryayo. Nahise nsubira ku muhanda mera nk'uri gusabiriza, nkatekereza amafaranga yose nari mfite n'ubu ngubu ukuntu ndi gusabiriza. Burya ikuzimu nta biramba byaho. Natangiye ubuzima bw'abakene. Ese ubuzima bw'abakene yarabushoboye? Ni gute umuntu wari wabaye umutungafaranga ubu ngubu noneho yabaye umukene? Aha, njye ndumiwe. None se ubwo yarabushoboye cyangwa yasubiye ikuzimu? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 11 kiragira kuri Shariph TV ejo. Mbashishikarije kukireba. Nshimiye namwe mwese twabanye muri buno buhamya. Reka tubukurikirane paka burangiye.